ariko nubwo ngiye kukujyana mu rugo nibagiwe kubaza izina. Witwa nde? Nitwa Rafael. Nshaka kukwitaho nkakugira uwo shaka kuba. Uzanyitaho gute uri kumwe n'undi mugore? Mana yanjye, uriya mugabo wa Julie aba yakiriho byaba ari ibibazo birebire. Ntabwo tugenza icyaha tugene ngo umuntu n'umuvandimwe cyangwa ni amaraso yacu. Ntabwo nge nitengo n'umuvandimwe, nta murengano nk'uko narenganura umunyarwanda wari wese. kurengera nko ukarengera ukarenzaho ndajya kuba akajogo ukansuzuguza cyane cy'ikinyarwanda twakwitamo Kumva ariko amaraso ntabwo ari amazi. Rafael umajije kurumara urukundo rw'umuryango wanjye wose, nzatuma usubira aho waturutse. Onzwe ikintu cyo kuba. Bayiki. Wayikiriwe. Umuhereza icyo kumva. Ndagutuma ugatuma abandi wanyakiriwe. Shanya rutso nifite stress. Yemura no kuko. Umuhereza mayiko kanari. Gukora he? Sibibi. Kuri murazo mbwira nabi. Mayiko. Nawe ushaka kugera ibibazo. Wowe ushaka kugera ibibazo. Ese wabaye iki? Kuje ufite stress uri murazo mbwira nabi. Nako kamwe mufitemo? Bayi. Aho se ndi gusa. Ukezana kanawe. Mr. What's wrong? Cheers, boss. Baby. Ese habaye iki ufite ikihe kibazo? Nagize kugutegereza amasaha 5 wanindije anga utuma nzinduka none aho kuzunambwira neza uri mazi uvuga nabi wagize ikihe kibazo? Cyo kiguhangayikishije. Wabuze byabaye wowe. Habaye. Impamvu nyine kuza wasa. Okay ngamba. Banza utega amatwi ko ngiye kuvuga. Muhungu wanje. Ni mama. Iyo nkurebye shima Imana cyane. Buriya mfite ukuntu njya nicara nkibuka umunsi wa mbere nkikubona. Sha nubwo kwikubwira wenda hari igihe mba numva bishobora kutuba wenda utekereza cyane ariko buriya kariho karavugwa mwana wanjye. Sibyo? Ndibuka nkutoragura. Nitambukira mu muhanda ngiye kubona mbona akana karyamye ku muhanda hasi. Noneho ngira amatsiko mvuga aka kana biti. Noneho rwose iyo foto sinshobora kuyibagirwa. Rafael ntabwo mbikubwiye ngurire. Babarire tujye twiganira kuko ni mu rwego rwo gushima Imana, ntabwo nshaka ko dusubira mu bintu cy'akababa. Uriya wari umunsi mwiza w'ubuzima bwanjye urumva. Nyine uriya munsi wamindura ubuzima. Uriya munsi wamindura ubuzima. Kuko iyo mba nibaza iyo ntaza guhura nawe uriya munsi cyangwa se utaza guca kuri iriya nzira, hari ahantu nyine nari ndyamye mbona nabyibuka neza. Mba nibaza nyine ukuntu ubuzima bwanjye bwari kuba bumeze kuko ubu ngiwe mama mfite ibintu byose pe. Nuko byo Ndakumva. Utega amatwi ubwije kubwira. Okay ngandi kukumva. Wabaye iki ufite ikihe kibazo? Waba uzi ko bankuye ku mitungo yose kuyikontorora. Gukontorora imitungo yose babimuyeho. Nubwo cya kinyenda ngo nirafaye kuri cyacyana. Oh. Jesus. Ngize ntazanga ugatangira kunsekera ngo natinze. Gusa kibabaje niki? Niseshirira kamubwira.
uzi ko uriya mwana kumaze ibintu byose nta kintu na kimwe usigaranye. ndabetse ko ngo kubinyibutsa none ubwo nyine urumva ariyo nama ukwiye kungira ngo oya ndimo ndakubaza nyine icyo ugomba gukora nk'umuntu w'umugabo ni iki nyine wakora kugira ngo wisubize ibyo wakombe byose. Si ushaka ngo ugire inama? Si ushaka ngo ugire inama y'icyo ugomba gukora? Kuri kumbaza ngo ugire inama kuri imbwa mu nzira. Kuki? None se urumva nakugiriye inama mukure mu nzira kugira ngo ubone ibyawe byose bagutwaye ubyisubize. Akijyo nitekereza ko byoroshye. Ahubwo si igikomeye muri ibyo niki? Usanzwe ubikora se? Ukura abantu mu nzira. Se shiri. Naho nsazwe nkura abantu mu nzira ariko noneho bigize biri too much. Mu bwe buryo nyine. Kumwica, kumufungisha, kumukoresha iki? Kumufungisha rega abana mufunga akagira agasohoka. Muri make urashaka kuvuga kumwica. Ibintu byose Imana yangiriye neza irakumva. Imana noneho umumama mwiza hari abantu nyine baba bafite abantu batari abana beza cyase bamukase ako imama w'umwana mwiza urankunda unyitaho uranyishyura amashuri nyine nta nubwo wigeze na rimwe ushyiramo itandukaniro hagati yanjye na ba Jesse na Evi na Paul nyine mama nukuri uri mu marayika yamuru ukuntu describinga nukuri ari igihe nicara ngavugana ariko ubundi njya nicara nkibuka ukuntu kera najyaga ngenda ahantu hose ndeba hejuru buno ubuzima nyine bwaranyobeye nkoragura ibisheke nakunda igisheke cyane kuko buriya cyaramfashaga kera nkunda kurya igisheke cyane icyo nashoboraga nyine ariko nyuma yaho uriya munsi uza mama nsanga hariya kanguka twaryamye mu muhanda twaryamye mu muhanda uruwahe ko mbana nakubuze na ubuzima bwanjye bwabaye nabaye nk'ugiye mu ijuru urabibona nabaye nk'uvuye ikuzimu njya mu ijuru ntabwo nibaza ukuntu ubuzima bwanjye bwari kugenda iyo naza kukubona mama ntabwo mbyibaza ahari mba narapfuye afe ntacyo ariko Imana ari kumwe nawe ntabwo ari ibintu ntabwo uyu munsi ari ukuba oya nanjye sinshaka kurira nizere ko amarira y'ibyishimo nanjye ndimo gusaba Imana ngo ikomeze umutima wanjye sindire kuko iyo nishimye ndarira imbabaye ndarira nawe rero mbona tumeze kimwe wagira ngo umwana wanjye w'amaraso kandi kuko ni nabyo imyaka tumaranye ngufata nka Paul wanjye ngufata nka Eva wanjye ikindi kirushijeho nshimishwa naho umaze kugera nibyo umaze kugeraho mbona umva ari ishema kuri jyewe ese Eva ngahambwira uzi isaha uracyakora cyane mba ndi gukora etide kubera ko nyine dufite ibizami kandi mama yansabye amanota meza uzayagira se noneho kuri inshuro nzatsinda cyane pe uri kubyiyumvamo kwiga cyane kandi nzi neza ko ngomba kuyagira okay courage Yenda umva ari cyo kintu kizima nyine agakwiye gukora kuko already apfuye nago azasigara uburana n'umurambo cyangwa se ukora iki yaba yapfuye yavuye mu nzira nawe ugasigarana ibyo wabuze byose. Kwica umuntu ntabwo byoroshye ngo ukiri kubivuga ukubyumva kwica umuntu ntabwo byoroshye ngo uri kubivuga.
Sudi wambaye iki? Nambaye iki? Nambaye ikanzu. Nambaye iki? Dusazwe tuzanye nambaye iki? Nambaro. Nta kindi kintu mufata nk'icyo kurya. Mbabarira. Ubwo urabona ibyo ngibyo aka kanya dufite kubitekereza cyangwa se kubivuga. Cyase nimba agira icyo afata kubwire. Gambwira. Hanyuma si ibyo biganiro twaganira urumva dukomeza kubiganira yari hano. Wadufasha ukagenda ukavanga tukajya tubona tusaze mu kabari. Uze mubwire ndi muri mudu yo kumva amagambo menshi utambira nawe ngagutimburira hano kandi bizikora bikora. Serious? Try me. Cyangwa no gutega amatwi ukavuga amagambo make. Kuko bagahinda n'ifite ku mutima wanjye njye ukaza. Karenze ibyo mbwira ngo byo kureba iki. Habe nawe mvuga ngo kureba ibintu wambaye. Ushaka ko icyaro kiva muri kikuvamo ko. Nisishiri nambaye nabi. Usumva nagutirimukana he wambaye gutya. Kaka manisi. Nese urenda ngo nambaye. Zikanza 2016 uyobeye imyenda igezweho. Wakombye ko wambaye hanga. Uze n'ikindi. Gwere umunsi uzagenda yenda ngurira imyenda kujya nambara mu gihe tujye gusohoka. Kugira ngo wambare binakora ibyo. Okay. Nibyo so. Gabasi mbwira. Ndi hano nyine kugira ngo mwumve. Ngiye nababajwe no kubona mama wanjye ubwanjye ku giti cye anyibera mu maso. Reka mbwire. Urazi iyo umuntu yigize inama buri muntu abamureba nk'insina ngufi. Insina ngufi icyo bayikorera bayica amakoma uko bishakiye. Nta muntu ajya guca ikoma ku insina ndende areba insina ngufi bitaraza kumworohera. Bivuge ngo naka kanyura insina ngufi. Ubundi iki? Uri insina ngufi. Niyo mpamvu nyine buri muntu wese agufatira imyanzuro nk'uko yishakiye. Gute se bakurutisha ikinyendaro kije iwanyeje bundi wowe uri aho ngaho suri imfura iwanyu. Suwe muhungu mama wawe agira na mushiki wawe. Waruze n'ikintu. Ikinyendaro ngo Rafael. Wema n'Imana. Amen. Mama ndagukunda sibyo? Ndagukunda cyane. Ndagukunda cyane. Kandi ndizera ko basi ubibona. Ndagukunda cyane nanjye Rafael. Nanjye ndagukunda cyane umuhungu wanjye. Kandi musezeranije ko nzakomeza kugukunda kuzageza ubaye umusaza. Umusaza. Ntajye Imana izamfashe gukurama cyane sibyo turacyagukeneye cyane pe cyane. Nibyo ngiye kukubwira. Nibiba ngombwa ko mva mu mubiri uzashingure neza. Uzajya uhora unyibuka. Ndagukunda Rafael. Ndagukunda cyane mama. Okay. Imana itubare ntabwo twe twabiteganyije. Ako nyine ni amarangamutima. Gusa nongere mu promising Imana izampe kubona umukazana ndetse n'abuzukuru bagukomokaho. Nicyo kintu kizashimisha. Sinzave muri uyu mubiri
ntabonye nibura abuzukuru banjye bagukomoka ngomba kugira vuba. amen. Bizagenda neza mu dufite Imana sibyo? Ntacyo nzakwima. Ikindi cya kabiri ukomeze ugire discipline, ukomeze ugire umutima wo kubaha abakuru, umutima wo kubaha abatoya, umutima wo gufasha abababaye. Ntuzabure muri icyo cyiciro cyo gufasha abantu bababaye. Kuko imirimo dukorera aha ku isi n'izaduherekeza. Ibi byose ni imirimo kandi n'imigisha yose nagiye mbona nyuma yo kugutoragura ni ukubera wowe n'icyo gikorwa nakoze ku bwawe. Ntabwo nshidikanya ko imigisha yose hariho nayivanye. So nawe rero uzatera ikirenge mu cyanjye, ukomeze ube umwana wumvira, ukomeze ube umwana uzi gukora, ukomeze ube umwana w'agaciro mu gihugu cyo. Mbese ntuzabe ikibazo ahubwo uzabe igisubizo muri sosiyete. Mama, ndakumva mwana wanjye, ndakwinginze sibyo? Ntuzongeye kugira amarira ureka ashoka ku matama yawe turi kumwe sibyo? Ndakwinginze, ntabwo ndakundurira mama. ndabikwemereye. Iyo ntakugira Jize, iyo ntakugira nari kubaho gute? Twambeshye koko. Iyo ntakugira ubu ngubu nari kuba ndi nyuma y'amateka yabaye muri iki gihugu, nari kuba ibi bintu nkunda kubitekerezaho inshuro nyinshi, ariko ubu nari kuba ndi umusazi yari hejuru ku gasantere ntagira aho mpagarara. Gabura buri kintu cyose kibaho kubera impamvu. Imana yahisemo gutwara ababyeyi bawe, niyo ifite umugambi w'ubuzima bwawe. Kandi ni nayo yatumye duhura, ikaduhuza nk'abavandimwe. Ni wowe ugomba kushya. Jize, ibyo bintu umaze imyaka myinshi ubimbwira, ariko ntabwo ujya bimva mu mutwe wanjye. Impamvu bitamva mu mutwe wanjye ni ukubera ko nanjye nari kuba ameze nk'abandi bana. Nari kuba ameze nk'abandi bana, mfite ababyeyi, nta musaza wanjye ngira, nta murumuna wanjye ngira. Ariko ibyo byose nyine niko Imana yabishatse. None se reba ariko ukuntu burize twagiye tureka kurira, twavuze ko tutazongera kurira. Ariko nyine uzajya unyihanganira, ntabwo bibura mu buzima bwanjye. Biraza bikizana nyine nkabona biraje. Nanjye ntabwo nshatse kuvuga ko mama watambereye umubyeyi, ahubwo nanjye ubu nari kuba neta nk'abandi bana. Nkaba mfite abantu banyitaho umunsi ku munsi, ariko ntabwo turakura. Jize, ntabwo turakura. Ukuntu uba uri kurira ariko maze ntabwo turakura. Tujye tureka kurira, byararangiye. Jize, njyewe njye muvandimwe wawe sibyo? Kandi mama niyo mubyeyi wawe. Buri munsi murangusaba utazajya wibagirwa ibyo bintu sibyo? Ujye umfata nk'umuvandimwe wawe,
kandi na mama ni umubyeyi wawe. Amateka mabi yaranze igihugu cyacu tugomba kuyirengagiza kandi tugaharanira ko bitazongera ukundi, ndetse tukababarira n'abaduhemukiye, sibyo? Kandi tukazirikana n'imfubyi zasigaye zikazabera urumuri ababyeyi babo. Juru, ikintu nagusaba, ntuzongere kumva ko uri wenyine. Ndi hano nk'umuvandimwe wawe, kandi na mama ari hariya nk'umubyeyi wawe, sibyo? Kandi ni ukuri ndagukunda pe, ukunda nk'umuvandimwe wanjye. Ubushuti dufitanye burenze amaraso undi muntu yaba afitanye n'undi, sibyo? Uranyijeje ko utazongera kwigunga? Ntabwo nzongera. Nta kintu kizadutandukanya. Nta kintu na kimwe kizigera kidutandukanya uko cyaba kimeze kose. Umuryango wawe nzawucagaguramo ibice. Julia nzamucamo ibice byinshi cyane. Musore, ntabeshye. Buriya njye nkunda abantu b'abahanga cyane. Ngo nawe nishimiye ubuhanga ufite. Noneho uburyo kiwitwaye muri exam. Ntago ari abantu benshi bapfa gukora ama exam hano ngo ndebe kopi zabo, ndebe ukuntu bagiye bakora, ariko kuri la session yanyu nararebye vraiment byahise binyereka yuko kampani yashobora kwizamura ukayigeza ahantu kure cyane. Urangiye muri kamere yanjye nkunda abantu b'abanyabwenge. Nawe rero natangajwe n'ubwenge ufite. Noneho uburyo kiwitwaye muri examen. Serarike ubona abantu baje gukora ama examen hano nkaka kopi zabo ndebe ukuntu bagiye, kuko haba abantu babishinzwe. Ariko kuri session yanyu byanteye amatsiko, navuga no mumpereze ndebe. Ko nabonye amanota wagize, mvuga kame ntabwo byumvikana, mumpereze kopi zabo. Ndarebaho vraiment byamaye icyizere cy'uko kampani igufite nk'umukozi yagira ahantu igera hakomeye cyane. Rero ntizirinze mu magambo menshi. Mufitiye deal. Yego. Deal yaguhindurira ubuzima. Byanaba ngombwa rero ukava mu kabari, nashaka n'abandi bakozi wenda twakoranaga neza, yego. Ariko nyine nshobora kuguhereza nyine deal nzima ku buryo ushaka kuguhindura ubuzima. Urabona ahantu mbuko nameze. Nese marusha nko guciye mu ijambo. Iyo deal nkiye ishobora no kunkura ku kazi, ubwo bishatse kuvuga ko ushaka kunyirukana? Oya, nshaka kwirukana. Wayikora ukagaruka mu kazi, ariko kubera amafaranga arimo. Nicyo nshatse gusobanura. Nshatse gusobanura ko amafaranga iyo deal yaguhereza ntabwo ikwemera kugaruka kuza gukora mu kabari. Nta kibazo wambwira nk'umuntu. Nese ntabwo wifuza kubaho nk'ubuzima nyine nk'ubwo mbayeho. Urabona mba ahantu heza, nambara neza, nyine nzira mu kazi igihe nshakiye ku kabari n'akanjye. Nawe ntabwo ukumva nyine wabaho nk'ubuzima nk'ubwo nyine ubona mbayemo. Ntabwo mva ubishaka cyangwa se ubikeneye. Kubyifuza nabyifuza nk'umuntu, ariko none ntabwo agarukiraho. Rero Miriam, mfite tsunda kubwira gute? Okay, mfite umugabo ufite amafaranga menshi kandi cyane. Yarakubonye, arakwifuza. Mubwira nyine ko uri umukobwa mwiza, umwana mwiza, wubaha. Muri make presentation namuhaye kuri wowe yari presentation nziza pe. Urumva? So ku buryo kimuramutse muhuye amafaranga yaguha
nicyo nabwaga yahindura ubuzima tugahora nkakora n'akazi gashyashya. yego gusa nyine ntabwo ari akazi kamara igihe kinini ni akazi nkita k'amasaha iminota sinzi igihe kamara gusa ntabwo ari akazi gafata icyumweru cyangwa se amezi 2. ikindi rema ufite ikinyabupfura kidasanzwe biragoye kubona umwana w'urubyiruko nkawe ukiri umushere n'umusore uba ufite ikinyabupfura kingana gutyo biragaragara ko rwose utera ishema ababyeyi bawe. nyakubahwa murakoze kubw'icyizere mwangiriye ni ukuri nzakora uko nshoboye kugira ngo iki kigo cyanyu gikomeze nkizamure ku rwego rushimishije. ibyo wavuze ngo gushimisha ababyeyi banjye nanjye niko nakabyifuje ariko ababyeyi ngira ihangane muri ubu buzima tubaye hano kuri ino si niko bimera ntabwo ubuzima bwahora nyine burambuye gusa ariko si ababyeyi bawe byagenze bite? mama nibenzi naho papa yadutaye reka nkubwiza ukuri ntakubeshya uwo mugabo ni ikigwari. wenda guhuza n'uwo mugabo ugende muhure mumarane ijoro umwiteho nk'uko nyine umukobwa uzi yita ku mugabo cyangwa umugore yita ku mugabo wiwe mumarane ijoro ryose umuteteshe nyine umugombe icyubahiro cyose agusaba. Marusha ndakubahura bizwi nta rimwe nigeze ngerageza kukubahuka ariko nimba ari ibyo byo kumbwira byo kuryamana n'umugabo oya pe banza unyumve wikwihutira kumakanira uwo mugabo ndi kukubwira yampereza amafaranga yose wifuza. Yenda byumva amafaranga yari yose yampereza ariko kumbwira ngo ngiye nkagenda nkamarana nawe ijoro ryose ngo mwitaho oya pe akakobwa ibigoryi babaho koko kumara ukwezi mu kabari urimo urakorera amafaranga y'ubusa 80,000 nazwe kuba wagenda ukarana n'umugabo ijoro rimwe agahita agwa 5,000,000. erega amafaranga nkorera hariya mu kabari aba yamvunye n'ibyo ariko mba nzi isosi yayo ejo n'ejo bundi nasubira nkongera nkakora nkabona ndi bitandukanye n'uwo mugabo ushobora kumbona akampaga yangiza akanjugunya. Se usibye kuri iki goryi nta bwenge ugira utoroshe no gutekereza kure nyine nk'uko anatekereza kure kuba wagenda ukaryamana n'umugabo ijoro rimwe akaguhereza 5,000,000 ukanama 2 ugasigana na 3,000,000 3,000,000 ntabwo zirimo akabari kawe. Ego ku kabari nanjye nakagira bitanyuze muri izo nzira usaza akagira ute ukoreye 80,000 wishyura inzu 1,000 nagwa mu nzu 30,000 nagutega moto buri kuje akazi nagutega moto urumva so savinga nga mwagiye mugira ubwenge ariko ubundi beka nanubwo ndi no kukwinginga nagerageje kukubaha ndakubaha nyine nk'umuntu ukatubanye neza mu buzima busanzwe noneho ubu ngundi yakoresha itegeko uremera guhura n'uwo mugabo cyangwa se unsokere mu kazi uvire mu kazi. Marusha ntabwo wanyirukana mwese unyirukanye nagiye kubisika ariko kazi kantunze muri uyu n'ikindi muko babarira ugerageze kwihangana kwanjye bahise washatse ni ibintu bibiri ndi kukubwira uragenda ubitekerezeho uremera uhure n'uwo mugabo cyangwa se umvire mu kazi uko abakobwa bankurira mu kabari ntabwo nababuze. Nizere ko wanyumvisha kigora igivyo n'ikigwari kuba yarabasize agasiga umusore nkawe. Okay. Ihangane. Sibyo? Akoze nyakubahwa. Ihangane nabaye too emotional buri gihe. Umuntu abikomoje ubi. birumvikana. Turi faso uri umuntu kandi numva ko
ugize emotion nk'izo ngizo nuko biba byaragutushije kamere. So uyangane gukomeza kukubaza sibyo kibazo burya iyo utegura gukorana n'umuntu ifoke muganira ukamenya presque buri kantu. Yego. Ese mama wawe ninde? Mama yitwa Papa. Samantha. Papa. Se. Enchanté. Gisa. Bravo. Hi. Hi. Jendi Raphael. Cyangwa se you can call me Love. Urakoze cyane. Nitwa Amanda. Wow. You have a nice name. Thank you. Sawa. Akutegereza n'umuhungu cyane sarana muziranye. Papa na hano muzi. Nakunda bansa nk'umuntu muzi. Papa uriya ni inshuti yanjye yitwa Amanda. Ariko papa turagushaka. Turagushaka papa no ndagushaka papa. Wowe na Amanda ze? Yego. Ngahurutse. Rafael. Ihangane gato mvugana n'abantu bana. Sibyo? Ndaje. Ako simuranshakira iki? Papa. Genda ubwire. Jendi Raphael. Cyangwa se you can call me Love. Urakoze cyane. Nitwa Amanda. Sinajyaga nizera mu rukundo ariko umunsi mbona Amanda nahise numva mbaye nk'umusazi. Since then I realized she was going to be the girl I can't live without.